ndizere ko mumeze neza ndongera kubasuhuza ni Dtayise nimba uri umuntu ukunda ibiganiro byanjye ndagusaba ntucikwe n'aya magambo ngiye kubabwira none aha ngaha. Ubundi uko waba usa kose jya wibuka ko ibitera n'ingagi bikurura ba mukerarugendo. Sigaho wivuga ko utandukanye n'abandi, imbaraga zose zirarangira, ko waba ukomeye kose ntuzishingura cyangwa ngo witerure wigeze mu gituro cyawe. Niyo mpamvu nkusaba ngo ugabanye ibiciro dusabane n'abandi, ntawe umenya aho bwira ageze, uko wa muremure kose ntiwareba ahazaza hawe. Niyo mpamvu rero nkusaba ngo ihangane nta gahora gahanze, ubundi ubugabo si ubutumbi. Yego ufite umubiri ukeye bigaragara, yego ufite umubiri ukeye bigaragara, ariko uwo mucyo ntuzakumurikira mu mwijima. Ibyo ngibyo bizirikane, uko wakwigira kose, uko waba usa kose, uko waba usa kose, uko ukeye kose, ntabwo uzigera wimurikira mu mwijima. Ibyo ngibyo niyo mpamvu ukwiye kubizirikana. Yego ufite imodoka nyinshi n'ubutunzi bwinshi, ariko ujye uzirikanamo utazigera uzigendamo. Rero aravuga ati ibyawe n'ibyo wariye uyu munsi, kuko ejo ntabwo uzi ukuntu hazaba hameze, ushobora kuzapfa ukabisiga. Niyo mpamvu avuga ati kubana n'abantu neza nibyo bintu by'ingenzi kurusha ibindi byose, kuko umunsi wapfuye bya bindi wamaze imyaka yose uvunikira ntabwo bizigera bimenya ibyabaye. Hari igihe bizanaribwa wa wundi utarigeze ubiruhira. Niyo mpamvu dukwiye kuringanira, tukamenya ubwacu ko tubayeho dukenerana. Ntukibwire neza yuko uri hejuru cyane, umva neza ko abandi bari hasi ntacyo basobanuye mu buzima bwawe, ariko nyamara umunsi umwe uzabakenera uko wigira kose. Umunsi uzaramuka utakiriho, ntabwo ubwawe uzitura wigeze mu mva. Ni ibintu bidashoboka. Ubwo bwiza ufite bukumurikira, zirikane ko butazigera bukumurikira mu mwijima. Niyo mpamvu dukwiye kubaho mu buryo butandukanye. Rero nimba wumva ko mbeshye, uze kwandika muri comment unyomoze. Niyo mpamvu nkusaba ngo twara ibintu gake, ukora ibintu bigufitiye akamaro, ntawe ubangamiye cyangwa ngo wanduranye nawe, kuko ubuzima ni bugufi muvandimwe. Icyo wakora icyo ari cyo cyose ntiwigire uwa danje, byanga binuga ntuzi igihe uzamara. Ikiza ni uko wakora ibyiza cyane. Aravuga ati ikora neza wigendere, kuko ineza uzayisanga imbere. Ibyo wakora ibyo ari byo byose, bibi byanga binoga, ku iherezo ry'ubuzima bwawe bizakugaruka. Ariko amaherezo ushaka kwishongora umuntu ngo nuko ufite ubutunzi burenze, avuga ati uyu nguyu ntacyo asobanuye kuri ngewe, ni umukene. Ariko ntekereza ko ayo mafaranga ufite urata, izo modoka urata uvuga ati ndazifite, uzamenye neza yuko uzagenda uko waje, nta na kimwe uzigera ujyana. Icyo uzajyana cyonyine nicyo uzaba kiri mu nda yawe wariye, naho ibindi byose uzabisiga ku isi. Niyo mpamvu rero nkusaba ngo kubana n'abantu neza utababangamiye, nicyo kintu cyiza kurusha ibindi byose. Gukora neza nta n'umwe ubangamiye aba ari ibintu byiza cyane biremereye mu buzima. Ibyo ngibyo jya ubizirikana cyane muri wowe. Kuko buriya niyo mpamvu mu kiganiro bwashe twakoze, niyo mpamvu twatanze urugero turababwira ati umuntu yitwa izina akiriho, uko bakwita kose ugihumeka umwuka w'abazima uba witwa umuntu.
ariko iyo wamaze kuva mu mwuka nta n'umuntu uba ukibuka izina ryawe, kuko bose baba bakwita umurambo. Aho wajya hose uba witwa umurambo wabaye umurambo, kuko nta n'umwe ubuze izina ryawe. Niyo mpamvu ati ubuzima ni gatebe gatoki, ntukajye wihenangura kuri mugenzi wawe ngo ni uko hari byinshi wagezeho, ntukajye wumva ko nta kintu asobanuye mu buzima bwawe, kuko buri kintu cyose kibaho ku isi gifite agaciro. Wowe ushobora kumva ko nta kintu kikumariye, ariko harimo benshi babibonamo nk'amahirwe, babona ko abo bantu bari kumwe nabo ibyo bintu bafite bibafitiye akamaro karemereye. Niyo mpamvu udakwiye kwigira igihangange ngo wigire umuntu urenze mu buzima bwawe, wifate nk'umuntu w'umuhatari, ujye kubura umuntu wese uje mu buzima bwawe ngo ari uko bagukeneyeho byinshi cyane. Mu gihe aho ngaho nibwo ibitekerezo uba wibeshya cyane. Ubundi buri nzira yose bifite aho iva kandi bifite n'aho igana, buri kintu cyose kigira igiciro. Jya uzirikana neza ko amaherezo nukora ikintu kibi nibwo uzabibona ku iherezo ry'ubuzima bwawe. Byanga binoga nubwo ushobora kuvuga ati nta n'umwe nkeneye muri abo bantu, ariko umunsi umwe uzabakenera, kuko nibwira ngo ntuzabakenera, aho ngaho uzaba wibeshya cyane. Nubwo uzaba utabikibonesha amaso yawe ngo ubarebe, ariko uzabakenera, kuko ntabwo ubwawe uzigira witura ngo wishyire mu gituro. Iki kintu kizirikane muri wowe. Rero ndakubwira ati bana na bose nta n'umwe ubangamiye. Nibyo bintu byiza cyane kurusha ibindi byose, nabyo bintu bizima kurusha uko ubaho ubangamye cyane. Ubundi gukora ibintu by'ubuhemu nta n'icyo bimaze. Zirikana inzira yawe nziza ucamo, kuko niza kugeza ku byiza. Rero niba ukunda ibiganiro mbaha buri munsi, ntugende udakoze subscribe, share and comment kuri YouTube channel Ijambo ry'igihe cyose 250. Ndabakunda cyane.